ko makasikite buvuzwe masikirite imi nomero yibuka iminani birisi yego sawa ubu rero wa mugabo we tugiye mu kiganiro cy'inoze dutangire kamara mizite mani ko umuntu uzindutse wamagara bagiye kuguha amafaranga bagiye kukuremera ko umuntu uri kuri phone bimeze bite Amza TV rero ndi kuvugana n'abantu bari muri Suède no mu Faransa mukuru wanjye wa muri Espagne ari mushiki wanjye wa mu Canada Montreal ari umugabo wari inshuti yanjye yitwa Jacques ari ara mu Faransa ari abantu bari mu Bubiligi ari ba Paul bari muri Etats-Unis ndi kuvugana ndi gukora inama y'igitaraganya ngo ndeye ko abantu banyibuka nkuko nabagiriye neza basendere bo baranyibagiwe ariko batomukorozi nago baranyibuka ba bisoso abavandimwe bose b'umupira abahanzi bose nimujyageze mu nyibuke akwibuke inama y'igitaraganya ibe mu nyibuka rwose singiye gusazira mu bukene mwuka byaranye ese yabonye ufite akabari do uzi ukuntu inzoga abo wari ubundi kamana ndase natekewe nandi wa mugabo kandi Amza TV umunsi umwe iyo kamera nzayimena none se wa mugabo we hari umugore ngira hari umukozi ngira mba natekewe nandi uzashaka kunywa inzoga umugore wanjye ni Pelagie ni Primus igiye kuzaguhitana se man ubundi unywa inzoga wariye kugira ngo ukotorere neza eze ande nako Amza TV mu myaka 51 mfite n'abana 8 n'abana 11 ku bagore 3 n'ishoreke zirenga 3,000 urabona mpfuye nabamombye ntago abombye wavanyemo akawe nta kimana itamana nta kitagwaye natuze toni y'amafaranga ishira mu bagore narongo abagore abazungu n'abirabura mubeshya abantu arongo y'abazungu tuvugana mfite dane 3 ndi umunyamirwanire ikintu cyose nashakaga imana yakimaye dane ubuze gufora igipfusi akora cyo uzamura ukuguru ture kubishora byose wazamura ukukurana gushobora rara kutagwa kabana uragu wafite dani zivanye uretse n'icyo wikokinga se kamaranga imeze bite se mani kipe yawe noneho ndaho ndasekeje ndashaka kubwira abahanzi bose n'abanyamupira n'abakire bose baciye amaboko yanjye mwabagabo mwe nta muntu wanyibye amafaranga yamazwe n'urukundo kubihera nsigara ndinza zame nagiraga ababudigadi 3 bandinze bafite n'ibyombo banyamurujumba bande bose ubu tuvugana sinyiringwa nta nubwo nyinywa wiziki sigaye nk'inzoga yitwa Pelagie Primus igura 1000 n'umukarane yayingurira bigaragara ko wahombye burundu byaturumbutse nahombejwe n'ubugwaneza bwanjye n'ubucucu bwanjye ariko nuko ese iyo nyagumana urakeka atari kuba gihari ariko umeze nuko ukunda indayi ukunda abagorerega cyane wowe ntago ari inda bayibazita indagamirwa umuntu bazifite akazina keza ra niza yamaze rero siporo se uko utayivuga oya resipara wayihaye iki kandi ko bya bitekerezo byawe gusa bavandimwe rero ngiye kujyana mu rukiko bita Tadeyo wa Rayon Sport yaratugambaniye agambanira gute nese twabura igikombe gute kuri 28 oya nyine imbaraga ni nyamana abakinyi banyu zibuza kuri 28 bibaho riko bene bafite ko barabagaburiye ibishyimbo cyangwa izo nogi cya iyo myumbati mu bushobozi bwanjye mfite kuva Imana ikindinzi izi mpamvu yandinze shakira abaturage 50 mbaye mbagurire mituweli wazo urayigira se ndayigira udafite mituweli ufite n'ibibazo uri kunywa inzoga zingana nk'uko utari wowe shakira abaturage 50 ngirira neza y'amadolari bayohereje y'amadolari bayohereje se utagiye kugira abantu bakubite mituweli shakira abantu 50 ngirira neza ngiye kubashaka ngiye kujya kumana mfata urupapuro ubandike ndukuzanire utabikoze ndakugera mu rukiko rwirahe vuga yuko uri kubeshya bose njyana ushaka sinjya mbeshya jewe ese kamana ubundi bimeze bite mwana kubyukiye ugasima mu rugo nta kintu gihe ari ngusure ariko nuko ikiwanga abashyitsi mwana biterwa n'iki ura mu mikoroge wa mugabo we sinjya nsura inshuti zanjye duhurira mu kabari kubera yuko nabonye abana b'abantu muri abagome amasezerano yanyu ntakajya ataha iyo umuntu abatsi 50 ngo afite ikibazo urabati ndayaguha mu mwanya ukahita unshyira kuri blacklist ukamboroka bakuborotse ni wani nge Amza TV show ndimo ntabwo urimo ariko abandi bose baramborotse
kandi njye wabakijije kubera ibitekerezo byanjye n'amafaranga bahaye. Ariko hagati aho ngaho hari umwana ujya wibuka neza namugiriye bamwita Eto Fils mupenzi. Eto Fils ni ni inshuti yanjye we pe. Nizi telefone wasiguze pe. Izi telefone ebyiri. Ngizi. Ari kubireba ndabizi kadukurikiye subize. Aradukurikirana. Eto Fils Felicitation igikombe urakinyanuye. Nabwiye abantu kuri umunyamupira bagira ngo nukubeshya uranyanuye. Eze ko bavuga ngo APR ngo yaribye. APR we ivuga ngo yatwibe kuri Bugesera ntiyari yakinye. None se na vision yatwibye. Ikipe yamanutse mu cyiciro tuyiburemo n'igitego na kimwe. Oya mwarazazamye imana. Bakuramo n'umuzamu tuburi igitego. APR bayobozi ba APR Felicitation mbatereye isari. Felicitation igikombe barakikwana uremeye muracyanuye muragitwaye uremeye kabisa naremeye waremeye ntabwo bakwibye baragitwaye wanyibye wa mugabo nose nako muritegura gusohoka tusohotse ku mwanya w'ubwo ariko tusohotse ku mwanya w'ubwo muzese ku mwanya w'ubwo neze twarabikoreye wiseka wa mugabo ubu twarabikoreye dusohotse ku mwanya w'ubwo nawe mwawukoreye abayobozi ba Rayon Sport bakorwa n'isoni bagira ipfumwe. Twagomba gutwara igikombe hakiri kare turusha hapi iminota 15 none dusohotse kubuga yekipa kwavuze uzafata inkoni y'icyuma akadamu gasigari kezara no wawe se ubona abaguruka rurumba mari ura mugore no wawe nibo bamombeje bagombeje yego abagore bose baragombeje ubwo ni ukari babagore bawe wararagamo wa mugabo we ko abantu babeshyira abantu ubu turavuga ko APR yatwibye yaduteguye none se yagiye gutegura na vision yamanutse kubu tuzizi koko muri uyu mwaka bwapfumu bwawe bwarashaje cyane ngo nanzi ko wagiraga ibirozi kuramko aragiye Burundi uzunguze irango feri sanga ko haye ngiye gukora Muza TV ngiye kujya aho byatangira ikibungo umunsi ndara ikibungo aho byatangiye bivuga no chaka aho inani gatatu no narindi ngiye kujya ikibungo mvi ikibungo ngiye ikampara kuri Victoria mfata ya maguru nyashyire mu mucanga nduke mu gakeye uruke mu gakeye yego ibitekerezo byawe ndabona yuko ugomba no kuruka rero kamana ukoresha imbaraga nyinshi mu kwamamaza siporo ibikini bicurananiwe usora urajya haraho wenyine cyangwa urasohoka n'umugore wawe oya ngiye ikibungo aho byatangiriye ndava ikibungo njya ikampara aho bita Victoria ku mucanga inshyira amazi mu kiyaga ndebe ko ubwonko bwasubira ku murongo no bwaraturumbutse imitsi ubwo ngiye kuzaturika kuko nashaka kugwase ndasaze APR unsigiye bikomeye cyane nari naguha igikombe cy'amahoro urangije twari twunze ubumwe twafatanyije stade nubwo twahombye ariko ntabwo agomba kunwara iki gikombe rwose ihangane ko bagitwaye sumva ari ibintu birenze ihangane ko bagitwaye ntago ari ibintu birenze rose ko biba mu buzima asikamana wanguriye akantu man y'amadore ko bayohereje kandi nanjye kubiyinyesha mukecuru mbikira inkoko ebyiri ubu ngiye kujya njya neza n'ubundi naheza hisi nta myaka 10 nyama ugiye kuzagira gute nta myaka 100 nzajya igiye kujya n'inyama z'umweru inkoko urukwavu ifi ubwo burushe bya bitabazi byo kwaza ka ugiye kubikatira se ntabwo nzajya kujya inyama zitukura wanabonye cyagiye suzi hano twasohoke ku nameza natuza amafaranga ashaka abagore barayamara none sigaye ninza zame n'abagore bayamaze mwana nige wabihere ntawanyibye no se barabagore wanyibye wa mugabo we barabagore se urabazi kama ariko abagore bose muraziranye imana ariko kama abagore bose muraziranye kubona abagore bose ugatanya ndatototo hawa y'umashini uramwana uramushakaye uramwana murazira to urwo rukebu urazi ko uzarwara urukebu abakubwo bose urabona bose ururi mu karuso kamana waye gute waza ukizwa koko banyarwanda rero abatuye muri Amerika abatuye muri Aziya muri East Africa nabaye mu bihugu byinshi nabaye i Burayi nabaye mu Budage nabaye i Burundi nabaye i Bugande nabaye Tanzania nabaye muri Kenya nafunguye chano yanjye bayita Kabananga Isaac umure y'ukuri muraza kumbonaho nafunga chano yanjye iyi ngiyi yari y'umuvandimwe Amza TV ariko mujye mugora subscribe mukane ugasaraba nomero yanjye ni 0782
5 iyamuza nawe wayivuga 0 7 8 6 dukeneye mikoro dukeneye twa dukuteri bashyira hano gutya turacyakenye bavandimwe YouTube mutwumve tugira ibiganiro byiza na politike tugira oya ko na politike tujya tujyamo oya nagenda mudufashe rero mutuguri ibyuma mutuguri ibikoresho oya rero uri gusaba ibikoresho ko wibuke yuko ari inkunga watanze ya mituweli kandi kirovuye kuri ibyo je mituweli ze abaturage muri quartier 50 nanjye rero ni bame bafure bame ibikoresho YouTube yacu murayibona mweze abananga oya zira mituweli utazitanze bagufunga ukumva wimira abaturage abantu 50 gukuba 3,000 nangahe abantu 50 gukuba 3,000 ubwenda reka tuvuge ndakari ngo 50 yego ndatanga uratanga inzu warayishyuye se inzu nayishyuye umwaka wose barayishyuye kamana umeze neza muri iyi minsi no kuri kw'Imana Sarongo bimeze gute ntabwo akuse amakuru Sarongo Sarongo tujya kumusura arisha uteka amara bamukatiye imyaka 2 ajuriye mukatira 5 yabeshye isi yose ko agendera hejuru y'inyanja ira editing ariko tuzamusura nzafata kwa steri y'abantu hano kunira tujye kumusura oya yaragusuye ku mwana nabyaye wa nyuma wa 11 Sarongo niwe wamaye byose nabwo byose aho uvugisha ukuri none byeme ko agufashije ndabyemera bibaze kugira umuntu agufashe akorera kimwe cyose akwishyurira inzu ujye unzuga buri munsi n'inkoko ajye mageragere uko butarakandagira nana rimwe naga ari mageragere ni wazabwe nyamabondo shiti yawe mukajyana ko mize nyamabondo gira uri shiti bwana rero mu nyamabondo ufite TV nziza ikunzwe gasore muri Amerika Arizona uranyumva banyita kapiteni Isaac murebe kuri natunze toni y'amafaranga Sarongo arafunzwe n'inshuti yanjye nyamabondo tegura kwa state tuzajya gusura Sarongo ndabizi nyamabondo nubwo yakoze ko zana kibeshyira ngo yagenjeje inyanza ariko burya Sarongo ntago ari mubi Sarongo n'umwana mwiza yavuraga abaturage mani ari mubi nuko bamuhaje arikishiyeho na shorongi akashaka kubeshya ngo agendeje y'amazi Yesu Kristo yagendeje y'amazi aje mu isi abwiye Petero ngo nagendeje y'amazi Petero biramunanira ararohama kubera ibitekerezo byo mu isi Sarongo rero ntabwo yagendeje y'amazi yari kujya gushaka imibereho ariko ubuzima yari amaze kububona yarameze neza yubatse kaburimbo Bugesera agira gute yamaze no kubaka etaje afite amafaranga kamananga rero dusezera nabantu suhuza sibishiti zawe ndasuhuza pazo muri Portugal ndasuhuza abantu Roma ndasuhuza abayimamu bari muri Belgique ndasuhuza sister wanjye uri muri Montreal ndasuhuza mukuru wanjye Kirizo uri muri Espagne sindi umusinzi sindi umusazi ahubwo nayo we n'ikibazo cyitwa depression kubera ko nabuze amafaranga nari mfite mbura abagore nari mfite uwabisubiza nakira bagushuje n'abagore bagushuje amafaranga gusuze n'abagore ahubwo bagusuza amafaranga abagore bakagenda abagore batayasohora yose bagatwayamaramo ntacyo wabusigaranye bagusuza amafaranga gusuza n'abagore waturengwa wazaza urongora kamara nzi kutanashyuka nzi ko yaguye rwose ahubwo kuba turashaka abagore n'amafaranga basubiza abagore bangesha basubiza abagore urumva bashaka indwara yahitikira kamara karakyeguka ewe Amza TV rero amagambo wari ufite kunkuramo nayo ngayo ubwo ndakeka warangiza gahunda zawe banyita kapiteni Isaac umureye kuri ciao murakoze cyane kwitabira Amza TV show nawe nanze ngomba gushimira abantu nkashimira abanyarwanda kazi n'abanyarwanda nkashimira n'umukuru w'igihugu cyacu dufite umutekano mwiza kuko byo nkunda kubisubiramo cyane ntabwo twagara hano dufite umutekano mwiza handi amasasu bavuga hakujya no hino hanze y'igihugu cyacu natwe dushimira ubuyobozi bwiza budufite tugashimira umutekano mwiza dufite kuko ntabwo twanywa byeri ntabwo twagenda mu muhanda tudafite umutekano sibyo kamananga ariko ntabwo narangiza nashimiye Ezekiel Paul Kagame ni Imana yatwihereye nushaka uzatuyobora imyaka 100 imbaraga aracyazifite imbaraga aracyazifite perezida uzatuyobora imyaka 100 imyaka arayifite data yapfuye nani gataratu afite imyaka 30 avuye kwiga mu gusa yitwa Nzabonimpa Isaac yaraziranye na muze wa ministri w'umutekano Visa n'ibiruta data yitwa Nzabonimpa Isaac
mugumva ko ari sawa rero umva ko ari ibintu byiza cyane. Iki ni igihugu Imana yaduhaye. Ni igihugu Imana yaduhaye. Ido n'umuyobozi mwiza. Sha tuzarya tunywe twidagadure abantu umutekano ni wose. Umuntu uzavuga nabi Paul Kagame nanjye zamuvugira nabi. Urakoze cyane rero kwitabira Amza TV show ari kumwe na Amza TV show na Kamana Isaac. Ciao ciao, turabakunda cyane.